Reka nihuse cyane mbifurize igitondo cyiza nshuti bavandimwe, banyarwandakazi. Inkuru mbanza kuguha umunsi w'ejo ndumva ari kuwa kangahera, kuwa kane w'icyumweru gishize. Urabizi ko uyu munsi turi kuwa kabiri. Kuwa kane w'icyumweru gishize ndumva ari nimugoroba, niba atari kuwa kane ni kuwa gatanu. Nandika kuri Twitter. Ndi mutoya cyane, mfite abafollowers batarenze 50 kuri Twitter yanjye. Mfite abafollowers 50 rwose, ni bakeya cyane, ya account ntekereza ko ibitanazwe. Ariko hari uburyo ushobora kumentioninga umuntu cyangwa se kuba kwandika, tuvuge wenda hari uburyo urimo wandika ukamentioninga someone, tuvuge wenda ugashyira haro base account y'umuntu runaka. Akenshi na kenshi iyo muntu umwanditse, Twitter irabimumenyesha, bamuhereza message bamubwira ati runaka yakwerekanye mu nyandiko yashyize kuri Twitter. Rero akenshi kubera ko abantu benshi bakoresha amazina atari ayabo, hari igihe uze gusaba message ugira ngo urebe ninde wakwanditse cyangwa se bakwanditse w'ibiki. Nagize gutya ejo bundi, rero murabizi ko ari ngiye mfite hari imvugo mfite nyambabwira, wenda igihe kimwe zamenyekana, ntabwo wenda uburyo mbivugamo birasobanuka, ariko muzabimenya. Nyamabwira nta kenshi bano bayobozi b'u Rwanda ntabwo bakunda imiryango yabo. Nyamabwira nta kenshi aba bayobozi mureba barikunda bo ku giti cyabo, kubera ko burya umuntu ukunda amafaranga cyangwa se umuntu ushaka kuzagira amafaranga mu gihe cy'ahazaza ntabwo afungura iduka ry'ibishyimbo na za kawunga ngo depe bijye bizamo n'imungoya, ahubwo ugura umurima ukawuteramo ishyamba. Yego, igihe ushaka amafaranga ahagije y'igihe cy'ahazaza, amafaranga menshi koko, ugura umurima ukawuteramo ishyamba. Noneho aya mafaranga mu gihe cy'imyaka runaka, cyangwa se ikawa, reka mvuga ikawa wenda kuko ikawa ni ikintu gisoromwa unlimited bitewe n'uko uzitaho, wazisoroma imyaka myinshi zitaracika. Ni iki rero mvuga kw'icyo? Nanditse kuri Twitter ndavuga nti rero mwabantu mwe, nibyo koko muvuga ko mwarwaniye u Rwanda mukarubohora mukakora ibiki n'ibiki, ntabwo tubinenga. Atariko ikibazo nuko usanga ibyo mwakoze mwe mwabikoreye mwe, ntabwo mwigeze mutekereza ku miryango yanyu. Kubera ko iyo mutekereza neza ku miryango yanyu, mukareba amateka yaranze u Rwanda kuva muri za 59 wa mugani nk'uko mubivuga, reka tuve no kuri 59 no hasi yaho. Kanjogera ntabwo yabayeho iminsi yose, ba Rwabugiri ntabwo babaye iteka n'iteka, abandi n'abandi ntabwo babayeho iteka n'iteka, kandi buri mwami yagiraga amateka ye amuhanganisha n'uwamubanjirije. Rero n'u Rwanda cyangwa se aho rutangire kubona repubulika, byari kubaha isomo mukamenya muti runaka Perezida Kayibanda ubwo yavagaho abana be byagenze gutya, cyangwa se umuryango we byagenze gutya. None Habyarimana ubwo yajyagaho abana ba Kayibanda byagenze gutya, umuryango wa Kayibanda byagenze gutya. Habyarimana ubwo avuyeho byagenze gutya, umuryango we bimeze gutya. None twebwe nituvaho umuryango wacu bizagenda bite? Icyo kintu ntabwo inkotanyi zigeze zigitekereza, cyangwa se bano bayobozi. Kubera ko iyo mubitekereza mwari gukora politike imeze nko gutera ikawa. Ntimukore ibintu bizarangirana namwe, ngo abanyu namwe bazatangire kujya kuri za Zoom, abanyu namwe batangire gufonda amaguverinoma akorera mu buhungiro. Oya, mwari gushaka uburyo mu balancinga power, cyangwa se mugabane ubushobozi, mugabane imbaraga nabo bavuye ku butegetsi. Bityo umwana wo kubwa Habyarimana cyangwa se umuntu wabayeho kubwa Habyarimana akaba ari inshuti n'uw'icyo gihe, biragoye abo bantu kuba bavanaho connection, bavanaho relation, bavanaho umubano n'igihe ubutegetsi buhindutse. Rero no mu gisirikare byari kugenda gutyo. Biracyatangaje ko uyu munsi wa none utari ufite imbaraga ku bwa Habyarimana, n'uyu munsi wa none aracyari sugabo, kandi ari umusirikare umaze igihe mu ntambara, niba wenda mukiriho batari babamarira muri Kongo.
mwari kuza niba hari abasirikare muvanye ku rugamba mukavuga muta abasirikare nibyo bararwanye bakoze ibikorwa byo kurwana neza, reka tubahereze imbaraga izi nizi, mukareba no muri abo basirikare bandi mwinjije mu gisirikare niba nta barimo bakoze ibyaha nk'uko bibashinza, mukabahanaho ranka zabo kubera ko nabo bitwaye gitwari. Ariko ugasanga umugabo afite rank y'uburongo bubiri, uretse ko mumaze kumubihinduye nyuma y'imyaka hafi 18 cyangwa 20. Ugasanga umuntu afite uturongo tubiri yaragiye mu gisirikare muri 90, ugasanga arajya afite uturongo tubiri. Tekereza. N'icya kabiri, mwa basirikare mwe bakuze, eka mbibabwire namwe ntimwiyiteho ngo mwumve ko muzagumaho. Mwarabimenye ko igisirikare cy'inkotanyi ni amashuri. Rero niba uzi neza ko kiri mu gisirikare ukaba uri muri ba basazi, hangane ugende wige urangize baguhereza amapeti, usubire mu ishuri wige. Niba utekereza niba kubera ko ibyaba abantu na amashuri bo nibyo bashyira imbere, kandi n'amashuri nayo murayazi ibyayo. Reka mbabwire rero inkuru yanjye. Nari nibereye aho ngaho na postinga mbwira Olivier Nduhungirehe na Babizimana, bano bateruzi ibindi bose, bano bacinya inkuru bose ndabataginga, ndababwira nti rero mwebwe nkamwe igihe cyanyu kirageza. Ahubwo nkababaza, hirya y'ejo mwibona mute mu mashusho yanyu abana banyu barakoze shene yitwa, ugasanga hari umuhungu wa Nduhungirehe yaravuze ngo Nduhungirehe TV nkuko nakoze mu Girene TV, ugasanga habayeho Galaxy yo mu Buhungiro igakora na za Zoom meeting. Nibyo mushaka kandi ntibwose nibyo ntibizado. Niba ndi bloga ntabwo umwana wa Nduhungirehe muzava mu gihugu muhunga ngaze gusubira kuri YouTube aze kuvuga ubusa, kuko ntacyo tutazi. Azaba ari kuvuga iki se twe tutavuze? Ubusa zahera ko video zacu zo zizaba zikina. Nzajya mbwira nti genda urebe ibyo uri kuvuganye nabivuze muri 2021. Mubwire ntibyo nabivuze muri 2020 itariki izi niza, sange koko ibyo ari kuvuga nabivuze mbere yuko abivuga. Kubera iki? Basiko barikunda. Umuntu ugukunda agutegurira ejo hazaza hazima, ntabwo yiyitaho, kuko mwebwe igihe cyarabataye. Nibyo uyu munsi wa none muragena Range Rover, ariko ikibazo ni uko abana banyu ejo bazazunguza ubunyobwa, kandi generation yo kuzunguza izaba yararangiye. Bazakora iki uretse nyine kuba abajura bo nk'abo bumva muri Kenya bari kwiba batera abantu amabyi. Muri Kenya hari uburyo bwa hari systeme cyakiriye abantu biba, akazana amabyi, niba wenda avuye no kuyituma ashyushye akubwira ati mpa amafaranga cyangwa ngo utera amabyi. Tekereza rero wiyambariye agakositime kawe, umuhungu wenda yanariye n'ibiryo bibi yahiswe, akubwira ati ngaye zana 5 aho ngaho cyangwa se kubita igishwe. Wabigenza ute? Nibo bantu, kubera ko nta mirimo izabaho ku gihe cyanyu. Ariko ikibazo ntabwo mwabitekerejeho ngo mutunganye inzira z'abana banyu. Mwitekerezaho mwebwe mwenyine, mwirirwa murwa. Reka mbasetse yahisambroka, namubwiye ni abana banyu bazazunguza, abana banyu bazakora ama TikTok account yo kwirirwa bakora comedy, abana banyu bazakora ibi nibi, kandi mwari kubategurira future nziza hazaza hazima. Yahisambroka. Nakubwiye ngo mfite aba followers nitwa Karubanda kuri Twitter, cyangwa se umva mbese niryo zina nkoresha. Yahisambroka. Ndavuga ni se umugabo ufite aba followers hafi 30 na bingahe bimukurikira, akaba abonye account yanjye y'abantu 50 akambroka, kuko mubwiye ko umuryango watigeze awutekerezaho. Babizimana nuko narababwiye nabande biramufasha iki? Okay, iyo tuveyo amakuru nkuzane muri iki gitondo. Parlement y'u Rwanda cyangwa se inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatsembaraye ngo ntabwo bari buri kuri Ingabire Victoire, ariko inkubisi y'amabyira yitarukiza kandi igikoba kikururiye umuriro. Ntabwo bindeba, reka nguhereze ibyavuye muri Parlement. N'icya kabiri nkiri kuri ibi bintu mbere yuko njya kubaha aya makuru yo muri Parliament cyangwa se yo mu nteko ishinga amategeko. Ntuza nagira ngo nibwire Nduhungirehe ndetse n'abandi mwese mutekereza ko inkotanyi zitazagenda, murebe Premier Ministre wanyu uyu munsi Justin, uwo nguwo Justin, umugabo Justin wanyu. Murebe Justina wanyu Nsengimana, ni Nsengiyumva.
biramureba byose nibansenga bamwe Kabarebe yavuze. Yatangiye inshingano ze uyu munsi yasinye. Yasinye, yatangiye inshinga ka gapapuro k'umuhondo uyu munsi kasohotse kemeza abaminisitiri bamwe na bamwe, kakiraho amateka amwe n'amwe, iteka rya perezida ryemeza runaka, iteka rya perezida. Ibyo si byo nshaka gutindaho, ahubwo icyo nshaka kwiyubakira ni icyo nshaka kwivugira ni kimwe. Umuhungu witwa Rishari araririmba ati aha turi yo ndebye mbona hoza abandi, natwe tuzahava haza abandi, ngigifite agaciro s'amateka, ngigifite agaciro n'amateka meza tuhagirira, hari nayo mirimo izaduherekeza. Urumva ukuntu yaririmye ngaha turi iyo ndebye mbona harahoza abandi, yego natwe tuzahava ariko haza abandi. Rero igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira, ari nayo mirimo izaduherekeza. Iyo mbivuga ibi ngibi Edouard Ngirente ahita abisobanukirwa, kuko kwigira kagarara ngo nukuri premier ministre rimwe kabiri sinya yahindutse hagiyeho Safari Justin, niba ari Safari niba ari sinzi n'ibyari byo mu mbabarire. Uri kubireba rimwe kabiri byahindutse nshuti yanjye. Uyu munsi ni Justin, ejo hari Ngirente. None utekereza ko Kagame watazavaho? None Kagame navaho mu mutekereza bizagenda gute? Ese turebe uyu Justin we ndiyo tuvuge ko Edouard Ngirente hari service yamwimye, cyangwa se hari umunsi yamuhamagaye akamubwira ati runa hari aga service ngushakaho kwa kundi mu buryo gutya na gutya wamfasha, mbwa ati pana ndi busy. Uyu munsi arabigenza ati. Icyo nshaka kwigisha ku iki kintu, nge ntabwo nshaka kwigisha ko igipupe cyatangiye kumuvinga ups and down, kwerekana ko kiri mu kazi, cyangwa se kadahwema yatangiye kwirukana inyoni mu muceri. No, icyo nshaka kwerekana kimwe, namwe ejo n'ejo bundi muzavaho, ahubwo aho musize cyangwa se aho muvuye muzahasiga iki, hazasigara iki? Tekereza ko batazirukankana ku bantu bamwe na bamwe bakimwa n'ubuhungiro babashinze ibyaha by'intambara, kandi ibyo ntibyagakwiye. N'ukuri kw'Imana hakabaye hariho uburinganire, hakabaye hariho gusangira ubushobozi, gusangira imbaraga, cyitwa balance of power. Ibyo nibyo najyaga niga mu mateka y'abantuza y'amampira amwe namwe, n'amateka amwe namwe yagiye mu byagiye bituma abantu bamwe na bamwe bavanwa ku butegetsi mu byo twitaga isitwari, ngo habagaho ngo habuze balance of power, ngo habuze ngo biki n'ibiki. Ngo none dore nibi nibyo ndi kubigisha mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu twigaga amateka y'abandi. Uyu munsi Justin yatangiye imirimo ye, kuko inama y'abaminisitiri yateranye, berekanye n'ibyavuye mu nama. Harimo amateka yagiye hashyirwaho amateka yo gutanga ubwene gihugu n'ibintu byinshi byavuzweyo. Ahubwo ibyo nge ntabwo ari byo narebye. Nge narebye niba Justin uyu munsi wa none atangiye, iyo Edouard Ngirente aba yaramwitwayeho nabi, uyu munsi wa none uyu mugabo yari kuzamukora ibingana iki mu myaka agiye kumara tutazi umubare. None niba uyu mugabo avuyeho, Kagame ukaba ubibonye ko avuye hatangiye imirimo mishyashya, wowe utekereza ko ejo nuvaho bizagenda gute? Ese ubana ute n'abagenzi bawe, mukorana mute? Ubana ute n'abanyarwanda, mubanye mute n'abanyarwanda? Musirikare rank ufite ntikugira ikihebe, ntikugira ikintu kitavugwaho, ntikugira intakoreka. Wowe ubana ute n'abandi? Witwara ute muri bagenzi bawe? Ejo nuvaho, ejo nusimburwa n'uri munsi yawe, utekereza wazagutwara ute? Abagenzi bawe batwara gute mu mirimo yawe? Ni mwebwe mwese ndi kubwira abantu mufite ibyo muhagarariye, ntimukigire ibimana, kubera ko isi ni gatebe gatoki. Ngaha turi yo ndebye mbona hahoza abandi, natwe tuzahava haza abandi, ngigifite agaciro n'amateka meza tuhagirira, hari nayo mirimo izaduherekeza. Wararirimbye cyane wa muhungu we, Imana iguha umugisha. Reka rero nkubwire Parliament y'u Rwanda, murabizi ko
abadepite bo mu cyo bita European Union cyangwa se ka kanama k'ubumwe bw'ibihugu by'abibumbye k'ubumwe bw'ibihugu by'abibumbye bavuga ngo iki European Union ni umuryango w'ibihugu, ni umuryango w'abibumbiye hamwe cyangwa se w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Reka mvuge gutyo mu mbabare, ariko European Union ndabyumva ngewe mu Kinyarwanda, ndabyumva icyo bivuga, ariko ubwo numbwira kugusobanura mu Kinyarwanda umbwire European ni iki, umbwire niba iwanyu mu Kinyarwanda hariyo European, ibyo tubyihorere. Ejo bundi basohoye icyandiko cyangwa se witwa Milian yaravuze ati Kagame ni ikihebe, Kagame ni umunyagitugu, Kagame ni umwicanyi, Kagame ibiki n'ibintu byinshi yamuvuzeho. Olivier Nduhungire yahise ahaguruka aratongana ati nagira ngo tubibutse ko twebwe turi igihugu cyigenga, ibyo byose mu bijyanye iwanyu Burayi, ubwo bukoloni bwarangiye kera, iyo myaka ntabwo tugitekerezwa, dufite politiki tugenga, dufite politiki tugenderaho, rero ntimuze kudukanga, nitwe dufite uburyo dutegekamo igihugu cyacu. No Olivier Nduhungire, kandi nkwibutse ko Nduhungirehe buriya mwumva aryamanye ubwene gihugu bw'Ababirigi, ntashobora kuburekura kubera ko arabizi ko isaha n'isaha azihakana u Rwanda, isaha n'isaha azihakana u Rwanda. Afite uburenganzira bwo kujya mu rukiko akavuga ngo ngewe muri kwibwira ibyo ntabwo ndi umunyarwanda, mu Rwanda nari mu kazi kampembaga, nakoraga ibyo natumwe, ngewe ndi umubirigi. Ni iki cyemeza ko uri umubirigi? Ngize impapuro. Rero aba bantu ibyo bakora mureba ntabwo ari abana bato nshuti yanjye. Olivier Nduhungire hafite ubwene gihugu bw'Ububirigi nka Mukurarinda, ari nacyo cyimisha ari cya kintu bashyiraga bafite ukuntu bagobekaga mu bijyanye no kwiyamamaza, bafite abo bakumira ngo aba bantu bagomba kubanza bakarekura ubwene gihugu bafite, barangiza bakaza kwiyamamaza nk'abanyarwanda. Kandi Nduhungirehe ni umubirigi uri mu kazi, nibyo koko ari mu kazi, kandi umukozi agomba gukora ibyo yabwiwe. Rero mu nteko niba yari gukatirwa imyaka 15 cyangwa se 30 cyangwa se burundu y'umwihariko, barahita bareba bavuga ati nibyo koko yarategekwaga kandi ntiyagombaga kwanga amategeko ya ba boss be, yarahembwaga, uyu muntu ararengana, reka tumufunga imyaka 5 kubera ko yakoze amakosa koko. Rero Olivier Nduhungirehe ubwo bwene gihugu bw'Ububirigi mubanze mu bushyire hasi, muburane nk'abanyarwanda. Impamvu rero mvuze ibyo nuko yavuze ngo ntaho bahurira n'ibyo bihugu by'abazungu, bikomeze bijyane politike yabo hirya ku ruhande atari mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero murabizi ko inteko ishinga amategeko y'Uburayi ngiyo yari abadepite bari bavuze bati u Rwanda na leta yabo ya Kagame n'abandi mutegetswe gufungura Ingabire Victoire immediately cyangwa se directly cyangwa se vuba byihuse, vuba na bwangu, bitabaye ibyo EU cyangwa se ibyo bihugu by'Iburayi bivaneho inkunga zose bibatera. Icya kabiri, bagabanye ikintu icyo ari cyo cyose mu kijyanye n'inkunga, byose bivanwe, babakupira amazi n'umuriro, kubera ko igihe mwanze kumva basoboje. Burya nibyo, umwana iyo yigize uwadanje akazamura amazuru, hari utuntu tumwe na tumwe ufunga kugira ngo yibuke kuri muzehe. Avuga ati kamubwira turazi guhera ejo ugomba gutaha saa 12 mu rugo, bitabaye ibyo ujye gushaka ahandi uba. Icya kabiri, ntabwo wemerewe kureba televiziyo amasaha ya naya. Icya gatatu, ibi nibi. Mwana tavuga ati muzehe ni muzehe. Ndavuga iki rero? Ndavuga ngo EU imaze gutangaza ko bagomba kurekura Madame Ingabire Victoire, uyu mugabo bahise basakuza n'inteko ishinga amategeko ibirazamuye. Umva ibyo yavuze nk'imyanzuro. Umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku mwanzuro w'inteko ishinga, kandi ni ibyanditswe sinzi ibyabo.
umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi wo kuwa 11 Nzeri 2025 ku kibazo cya Ingabire Victoire mu Rwanda umwaka wa 2025 akarongo 2,861 RSP itariki ni 15 Nzeri ubwo nejo. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imaze kubona umwanzuro itishimiye w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi wo kuwa 11 Nzeri ku bijyanye na Ingabire Victoire 25/28/31 RSP, yibukije umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi 2016-290 RSP wo kuwa 6 Ukwakira umwaka wa 2016 ku Rwanda ku bibazo bisa nk'ibyo, ishimangira ko u Rwanda ari leta yigenga ifite ubusugire, demokarasi kandi igendera ku mategeko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Ishimangira kandi ko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi itemerewe kwiva mu miyoborere y'u Rwanda kuko binyuranye n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ashyiraho umuryango w'abibumbye n'andi mategeko mpuzamahanga. Izirikana ko u Rwanda rwemera imitwe ya politiki myinshi ku buryo imitwe ya politiki yujuje ibisabwa n'amategeko ishingwa kandi igakora mu bwisanzure. Iributsa ko ubucamanza bw'u Rwanda ari bwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu, bukoresha ububasha bwabwo mu bwisanzure kandi bwubahiriza itegeko nshinga, andi mategeko n'amahame mpuzamahanga. Iributsa kandi ko Ingabire Victoire yahamijwe ibyaha bitandukanye nyuma agafungwa ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Ubu akaba ari mu butabera kubera ko hari ibindi byaha akekwaho. Yamaganye ikomeje imyanzuro y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi igaragaramo kwivanga mu mikorere y'ubucamanza, byo bikaba binyuranye n'amahame ahuriweho y'ubwigenge bw'ubucamanza n'aya demokarasi. Yamaganye umwanzuro n'imvugo by'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi bishingiye ku makuru abogamye adashingiye ku mategeko, agorekwa n'abanyapolitiki bafitiye urwango u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo, bagamije gutesha agaciro ubwigenge inzego zubakiye ku ihame rya demokarasi, iterambere, umwanya n'icyubahiro by'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Irasaba iyubahirizwa ry'amahame y'ubwubahane, ubwizerane no kubazwa inshingano mu bufatanye bwose bw'iterambere, bityo ikagaya ibangamirwa ry'ayo mahame mu mikorere y'inteko zishinga amategeko. Yemeje ko uyu mwanzuro ushyikirizwa Visi Perezida wa Komisiyo y'Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi nkuru y'Ubumwe bw'Uburayi ishinzwe Uburayi n'amahanga n'ibirebana na politiki mu by'umutekano, Inama y'Ubumwe bw'Uburayi, Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi, Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi, Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika, Umuryango w'Abibumbye, Guverinoma y'u Rwanda, Inteko ishinga amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi. Bamutse, basakuje, batabaje abahisi n'abagenzi, abasazi n'abanyabwenge kubera just mufungure umuntu mufunze binyuranyije n'amategeko. Umuntu ukekwaho ibyaha amaze imyaka irenga 10 atarabonana n'umuryango we, yakoze ikihe cyaha? Les imbéciles, yakoze ikihe cyaha gituma atabonana n'abana be, gituma atabonana n'umugabo we? Ibyo by'ubwabyo ni torture. Ntabwo wabona amahoro uzi neza ko umaze imyaka 8 mu mwobo, ukamara indi myaka irenga ingahe utabonana n'abawe kandi bazi ko ufunguwe.
just muvuganira ku video call. Video call hari igihe umwana avuze akantu kamukoraho kamubwira ati komera mwana wanjye humura, niyo affection, niyo love cyangwa urwo rukundo. Umwana ararurakinga nshuti yanjye, muri kurema inyamaswa z'ahazaza. Ariko n'ubundi mbwira abana ba Ingabire Victoire ntimurangare, ntimugire kakaguru ku kandi ngo mwara muhoze yakaboko, muhoze yakarenge, muhoze y'induru, mubuke igitutu. Karine muramwibuka, Karine Kanimba ntabwo yari yicaye, ntigeze, nta ambasade atakandagiyemo, nta office atakandagiyemo, kubera ko abantu bafite ruswa z'ubwoko bwose. Urareba uyu mugabo Miliyani wavuze ko Kagame ari ikihebe, ejo bamuteza agakobwa kakantuza akazi, kakagenda kakamunyarira ijoro rimwe cyangwa se n'abiri, kakamunyarira amajoro 3, kamara kumunyarira akabyuka yahinduye umwanzuro. Mwibuke Rutendo Matinyare baramunyariye, buke yabaye yabonye Kagame marayika. Reka mbifuriza ibihe byiza, nako nakarenze bo mumbabarire. Naga ariko nabishakaga, ubwo nari ntangiye kuzamuka, reka ngabanye. Gira umunsi mwiza, niba koze subscribe umuntu w'umugabo, ndagusabye kugira ngo usangize inshuti n'abavandimwe video. Gira igitondo cyiza.